dutangiye dusenga Imana kugira ngo Imana ize kubana natwe kandi itugirire neza, idushoboye twebwe ubwacu ndetse n'abazumva ijambo. Dukomeje n'ubundi kuganira ku ijambo ryo mu byakozwe n'intumwa. Data wa twese, Imana yacu bwite, umurengezi, umutabazi, utabura kuboneka mu bihe byose, turagushimira usaha. Gushimiye ko twitayeho kandi uturengeye, Mwami, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Iri jambo ryawe tugiye kuganiraho muri kano kanya ndetse no mu gihe kizaza, udushoboze ubane natwe kandi uzabane n'abazaryumva mu ndimi zitandukanye, mu mahanga atandukanye, kugira ngo buri wese aziyumve uruhande arimo n'urwo akwiriye kujyamo. Nasanga yari agiye kubivamo kubera intambara, yongera asubizwe mu ibyiringiro. Data, uherekeze kandi nanjye unshoboze, undinde imbaraga za Satani zatuma nishyira hejuru, zatuma navuga ibyawe uko bikwiriye, zatuma njya kure y'ijambo ryawe. Ibyo byose ubindinde mu butware bwawe Yesu. Ganza rero rwe n'uzubane nanjye, Mwuka Wera agwire muri jyewe, kandi Uwiteka nawe ube hagati muri jyewe. Ganza natuze n'utuze kubana nanjye, mbisabye Imana mu isi neza yasonesheje abakozi Yesu, amen. Rero n'ubundi dukomeje kwiga igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu buryo bwo kugira ngo buri wese uzakurikiye uhereye ku gice cya mbere azajya kugera ku gice cya nyuma amaze kumenya uko abanye n'Imana kandi uko umuhamagaro we umeze. Rero turasoma mu gice cya 6 cy'ibyakozwe n'intumwa, hanyuma tuze no gusoma, turabitwara hamwe n'igice cya 7 kuko byose biruzuzanya. Turi busangemo amateka y'intumwa Stefano, uburyo yabayeho mu buzima, uburyo yatoranijwe mu bandi bigishwa muri kiriya gihe. Igerero ry'abapfakazi ryari rirushijeho kuba kutabageraho neza. Turi busoze wamaze kumenya neza iherezo ryiwe, uburyo yatewe amabuye, uburyo yujujwe Umwuka Wera, uburyo yabonye ijuru rikingutse, uburyo yasabiye abamuteraga amabuye bagambiriye kumwica, ariko ntabasabire ko Imana ibahana, ahubwo akabasabira ngo Imana ntibabare w'icyaha kuko batazi ibyo bakora. Yesu natubwire neza. Rero turasoma igice cya 6, turasoma umurongo wa 1 n'umurongo wa 9 kugera no ku murongo wa 10. Byakozwe n'intumwa igice cya 6 umurongo wa 1. Reka tuwusome twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ritubwira ngo, nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, Abayuda ba Kigiriki batangira kwitotombera Abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. Dusome umurongo wa 9 n'umurongo wa 10 w'igice cya 6, twumve naho uko hatubwira. Umurongo wa 9 haratubwira ngo ariko abantu bamwe bo mu isinagogi yitwa iy'Abanyerutino n'iy'Abanyakurene n'iy'Abanyarekisandiriya n'iy'Abanyakirikiya n'iy'Abanyasiya barahaguruka bajya impaka na Sitefano 10, nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka
bimuvugisha. Yesu natugirire neza. Hanyuma dusome no mu gice cya 7 cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma umurongo wa 4 n'umurongo wa 9. Dusimbuke dusome 59 n'umurongo wa 60. Umurongo wa 4 haratubwiye ngo maze ava mu gihugu cy'Abakaludaya atura i Harani. Se amaze gupfa, Imana iramwimura imuzana muri iki gihugu ari cyo mugituyemo na bugingo n'ubu. Umurongo wa 9 haratubwira ngo basogokuruza bagirira Yosefu ishyari, baramugura ajyanwa muri Egiputa, ngo ariko Imana ibana nawe. Dusoma umurongo wa 59 w'iki gice n'umurongo wa 60. 59 n'umurongo wa 60 haratubwira ngo bakimutera amabuye arambaza avuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Imana kandi idushobose kandi itwegere kugira ngo ibashe kubana natwe muri iri jambo, kugira ngo tubashe kugubwa neza kandi umwuka w'Uwiteka abane natwe, twebwe ubwacu ndetse n'abazaryumva ndetse bakumvira ijambo ryayo. Rero uyu ni umukoro intumwa zadusigiye, ni umukoro badusigiye, umukoro wo kugira ngo dusubukure ikivi bo basubitse. Kandi twagaragarijwe neza kuko mw'iri jambo aho tugeze ni ahantu noneho intumwa n'abigishwa basunikirwaga mu mibabaro kubwo kurushaho kwegera umwami Yesu, kubwo kurushaho guhamya ko Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kujya kuri se atari we umujyanye. Rero angaha ijambo ry'Imana ryatubwiye neza yuko uko abantu benshi, uko Petero n'izindi ntumwa barushagaho kwigishwa ijambo ry'Imana, ngo abigishwa barushagaho kwiyongera. Muri uko kwiyongera mu bice byatambutse, batubwiye neza yuko abantu bose bizeraga, ngo bagendaga bamwe bakagurisha ibyo batuzi, hanyuma ngo bakazana bagasaranganya bahereza abakene, imfubyi n'abapfakazi, bakabagerera igerero ngo bakurikije uko buri muntu wese akennye n'icyo akennye. Yesu natugirire neza. Ngo hanyuma muri iki gihe ababwirizwa bamaze guhindukira, bamaze gukurikira ba Petero, niho ngo abayuda ba Kigiriki ngo batangiye kwitotombera abayuda. Ngo kubera iki? Kubera igerero ritageraga ku bapfakazi babo. Yesu natugirire neza. Mpamvu ritabageragaho
ni uko bari benshi kandi intumwa zari nkeya, intumwa 12, kugira ngo zizahaze cyangwa zizamenye ko buri wese utishoboye, buri wese ukennye yagezweho, yahawe ikimufasha, byabaga bigoye. Maze bakimara kwitotomba Petero anababwira ati, mwebwe mwabigishwa mwe, noneho mwebwe ubwanyu iteraniro ryose riri aho ngaho, nimwitoranyemwo abagabo 7. Abo bagabo 7 ni abari kujya bamenya bya bindi, mbese ni nk'abadiyakoni bo kuzajya bamenya bya bindi byatuwe, bya bindi abantu bazanye, kugira ngo noneho babigabanye abakene, babigabanye babapfakazi, kugira ngo buri wese yo gucikanwa. Yesu natubwirire neza. Aba ni abadiyakoni ba kera batowe, batorerwa umurimo mwiza wo kugabura ibyabaga byatuwe. Ariko iyi minsi turimo, mu madini turimo, ibyo ngibyo ntago bikibaho, ahubwo abantu basigaye bigurishiriza, bishyirira mu mifuka, basigaye bigurishiriza, bijyanira mu nyungu zabo. Ntago bakimenya imfubyi n'abapfakazi, ntibakimenya indushyi, ntibakimenya abarwaye, ntibakimenya abatishoboye. Ariko Kristo we, uko yari ari imbere na mbere, n'uyu munsi niko akiri. Ongera uzirikane guhamagarwa kwawe, uzirikane icyo wahamagariwe, niba umurimo wahamagariwe niwe ukiwukora uko bikwiriye. Nusanga utakiwukora uko bikwiriye, wongere wisubireho. Ngo maze batoranya abagabo muri ba bandi, muri ba bigishwa 7. Ngo abo bagabo kandi bari buzuyemo umwuka wera n'ubwenge. Mwuka wera n'ubwenge. Aha niyo mageze, nitasubiza amaso inyuma mu bihe byahise, nkibaza uko amadini yabaga yubakitse, nkibaza uko abantu bajyaga mu nshingano, bajyaga mu murimo, babaga bari mu muhamagaro, bari mu mwuka w'Imana. Ariko muri iyi minsi turimo, abantu barajya mu nshingano bitewe n'ikimenyane, abantu barajya mu nshingano batitaye ku bwenge Imana yabahamagariyemo, abantu barajya mu nshingano bitewe n'ubutunzi bafite. Ariko agakiza ntako, nta mwuka wera ubarimo, nta mwuka wera w'Imana ubarimo, ahubwo umwuka ubarimo n'uwo bakura ku butunzi bwabo. Ariko ntabwo ari uko itorero rya kera, ntabwo ariko Kristo yasize avuze. Yavuze ko umuntu ugomba kuba ari umudiyakoni, ari umubwiriza ubutumwa bwiza, ari umuntu ufite ubwenge kandi urimo umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana, umwuka wera, niwe ugomba kuba uri mu nshingano. Maze ngo abantu, kuko bari bakomeje, babonye abo kubasimbura, babonye abari kujya babafasha mu murimo, ngo hanyuma intumwa ziravuga ngo, ariko twebwe tuzakomeza kwigisha no kugabura ijambo ry'Imana, kuko nibyo Kristo yaduhamagariye. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro, izina ry'Imana yacu nishyirwe hejuru. Abahamagariwe kubwiriza ubutumwa bwiza, nimukomeze mubwirize. Abahamagariwe guhanura, muhanura mu izina ry'uwabatumye, mukomeze muhanure. Abahamagariwe kuririmba, mukomeze muririmbe. Abahamagariwe gusenga, mukomeze musenge. Abahamagariwe gufasha, mukomeze mufashe.
imfubyi, abapfakazi, ndoshyi n'abaremerewe, abahamagariye gusura, mukomeze musure, kuko umwami naramukaje twese azaduhemba abakoze ibyo gukiranuka, ababaye mu nshingano uko bikwiriye. Ubundi iri jambo rifite umutwe uvuga ngo ibiranga uwahamagariwe inshingano. Ibiranga uwahamagariwe inshingano nyine, niba uri mu nshingano zo kuririmba, ririmba neza. Niba uri mu nshingano zo kubwiriza, bwiriza neza. Niba uri mu nshingano zo guhanura, hanura uko utegetswe. Wirinde guhanura ukurikije amarangamutima, kugira ngo Kristo ubwo azabaje azagusange ukiri mu bihe byo gusenga, azagusange ukiri mu bihe byo kubana n'Imana. Izina ry'Imana yacu nirihabwe cyubahiro. Ngo maze ngo abigishwa bo bahabwa izo nshingano zo kumenya gusaranganya abakene, ngo ariko ngo intumwa zo zikomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Yesu natugirire neza. Ngo maze mu batoranijwe kuri uwo munsi hari harimo umugabo witwa Stefano. Uwo Stefano ngo yari afite kwizera, yari afite kwizera guhagije, ngo kandi yari arimo n'umwuka w'Imana. Yesu natugirire neza. Uwo ni wo mugabo wa mbere dushobora kugereranya nk'aho ari we wari umukuru w'abadiyakoni. Ariko muri icyo gihe bose baranganaga, bose bari mu cyiciro kimwe, bose uko babaga batoranijwe babaga ari abakozi bagiye gukora inshingano zabo, kuko Imana yari ibahamagaye. Kuko ngo bakimara gutoranwa, ngo Petero ngo yarabasengeye maze ngo abasabire umugisha, ngo n'umwuka wera bazaho. Yesu natugirire neza. Iyo wamaze gutoranwa n'Imana, umuhamagaro wo kugezemwo, abakuru bakurambikaho ibiganza, bakaguhesha umugisha, bakagukomereza, bakabwira Imana na Mwana na Mwuka wera ngo noneho ngo Imana ngo nibane nawe, noneho igukomeze. Kuko iyo wamaze kurambikwaho ibiganza n'abakuru, uba ugiye mu nshingano. Ariko se bene data bavandimwe, ibiganza mwarambitsweho byari ibiganza byeshejwe, byari ibiganza biriho umugisha, cyangwa byari ibiganza bihumanye? Bene data bavandimwe, mumenye neza ibiganza mwarambitsweho ibyo ari byo. Mumenye neza babahanuriye abaribo, se bari batumwe n'Imana cyangwa bari bitumye ubwabo. Kuko hari abahanuzi bajya birarika bagahanura mu marangamutima. Ariko bene data bavandimwe, mube maso, tube maso, tumenye neza yuko uko kwizera kwacu niba ariko kwatumye tuba abana b'Imana, byatumye dukora imirimo dukora. Twavuze neza yuko Stefano rero watoranijwe bwa mbere, ndetse ngo wari wuzuyemo n'umwuka w'Imana wera, ngo ndetse afite kwizera. Ngo hanyuma hatoranwa na Filipo, ngo hatoranwa na Prokoro, hatoranwa Nikoloni, hatoranwa Timoni, hatoranwa Parumena, hatoranwa Nikolao, wavuye hehe? Muri Antiokiya. Uwo Nikolao yavuye muri Antiokiya ngo ataye idini rya Kiyuda. Haleluya. Rero hari abanyamahanga, hari abandi bantu baje mu idini bataye imigenzo y'iwabo. Yesu natugire neza. Nk'uko iyo ugiye mu gitabo k'Itangiriro mu gice cya 12, amateka ya Aburahamu niwe watoranijwe. Imana iramubwira ngo ave muri Uriya w'Abakaludaya, ave mu nzu yo kwa Setera, mu nzu y'ibigirwamana, kuko ngo Imana ngo yamubonye nk'umukozi, mugira ko izamuhindura ubwoko bukomeye, kandi ko izamuhereza umugisha, ngo kandi azaba umugisha, ngo uzamuvuma nawe ngo izamuvuma, ngo kandi ubwoko ngo azaba sekuruza nk'amahanga yose. Yesu natugire neza kandi atwiteho. Rero abandi bamwe batorewe
kuba abadiyakoni, gufasha kugira gute, kujya basaranganya bya bindi byaje, niba ari ibijumba, niba ari amasaka, niba ari ibitoki, niba ari imyembe, niba ari amavoka, niba ari imineke, niba ibintu byinshi bitandukanye, bakabigabanya abakene, bakabigabanya abapfubyi n'abapfakazi. Yongeza ahangaha nkunda gutinda muri no misi, nkareba mu murimo, muri ya mazu bita ngo ni insengero zo gusengerwamo, nkareba nkitegereza neza, nkibaza ese abantu baracyamenya imfubyi? Ese abantu baracyamenya abapfakazi? Ese abantu baracyamenya abarwayi? Ese abantu baracyamenya abashonje? Bene data bavandimwe, uzagirirwa no kumvira ijambo, utekereze niba uri umuyobozi wa ruriya rusengero, wiriya nzu abantu bahuriramo bagasenga, ese ibikorerwa nk'Imana iramutse ije ntabwo yamanurwa n'inkoni igakubita? Ese urafasha abantu bawe gute? Ese impande zose nta mukristo wishwe n'inzara? Ese nta mukristo wishwe n'uburwayi kubera kubura mituweli? Ese nta wambaye ubusa? Reba mu mpande zose, aho utuye n'abo mukorana umurimo, wongera utekereze neza, ujye hamagarwa. Ese uko wahamagawe ni kugikora? Yesu natugirire neza kandi atwiteho, adusubize ku rugero rukwiriye rw'intumwa n'abahanuzi, kandi Uwiteka ashima. Hanyuma kubera yuko hari hamaze kuboneka abashinzwe gusaranganya abakene, intumwa zo zakomeze kwigisha no kugabura ijambo ry'Imana, ngo maze hakomeza kugwira abigishwa i Yerusalemu, hakomeza kuza abakizwa muri Yerusalemu yose, ngo hanyuma ngo n'abatambyi benshi ngo bumvire uko kwizera. Yesu natugirire neza. Abakomeye n'aboroheje, abanyamategeko, abatambyi nabo ngo barizera, kubera kubwo kumva ibikorerwa cyangwa ibikorwa n'intumwa n'abigishwa, kubera ko hari harimo urukundo. Ntabwo bimenyaga ubwabo, ahubwo bamenyaga abandi bantu bari kugendana muri iyo nzira, ndetse ntibimenye bo ubwabo uko bahamagawe, bakamenya n'abandi bantu babakikije. Bene data bavandimwe, ntabwo ari igihe cy'uko intama cyangwa abungeri bimenya ubwabo. Abungeri bakwiye kumenya intama, intama zikamenya abungeri, kandi intama zikagira ibyo zitanga ku bo baturanye. Ntabwo woroye inka, ntabwo inka ishobora gukamirwa nyirayo wenyine, ikamirwa n'abandi bose. Ntabwo niba umucyo uwucanye iwawe mu rugo ari itara wateretse hanze, ntabwo itara ryakamurikiye wowe ubwawe wenyine, ryagakwiye kugera n'impande zose. Bene data bavandimwe, menya neza kudakwiye kwimenya ubwawe. Niba waguze agafuka k'umuceri, ntabwo ukwiye kukarya wenyine, oya, hereza n'abandi nabo baryeho, ubahereze kandi nabo bashima Imana, nawe ushima Imana, kuko nibwo uzabona umugisha, nibwo uzahabwa umugisha na Kristo.
nubwo abatambyi nabo bishimiye kumva uko kuri ndetse n'uko kwizera, ariko hari aho bageze barongera bahinduka Stefano, baramuhagurukira. Stefano niwe warusaga nk'aho akuriye ba badiyakoni bandi batoranijwe. Stefano baramuhagurukira kujyana naho bamugejeje mu rukiko, bamushyira abacamanza. Bamaze kumushyira abacamanza, Stefano ariregura. Amaze kwiregura, atangira ababwira yuko nta kibi afite. Ahera mu itangiriro rya Aburahamu, uburyo yimutse ava muri Uriya w'Abakaludaya, uburyo yagiye i Harani, uburyo yagiye i Kanani, uburyo yatuyeyo, uburyo yapfiriyeyo, uburyo yabyaye Isaka, uburyo Isaka yabyaye Yozefu, Yozefu hanyuma nawe bamugirira ishyari. Yozefu nawe baramugurisha ajya muri Egiputa. Mu gihe kimwe runaka inzara iratera, byose arabibabwira. Amaze kubibabwira babwira neza uburyo Isaka yagiye muri Egiputa ajyana n'umuryango we, hanyuma baturayo. Bamaze guturayo baragwira. Uburyo Farawo yabakoresheje imirimo y'uburetwa, uburyo ubwiyongere bwagiye bukomeza kugwira, uburyo Farawo yavuze ati abakoresha imirimo y'uburetwa, uburyo Farawo yahindukiye n'akavuga ngo ashyiraho itegeko mu bubyasi. Aravuga ati ntihakagire umwana w'umuhungu uvuka ngo abeho. Abana b'abahungu barishwe, muri kiriya gihe baricwa benshi. Ariko Mose aravuka, hari ababyaza Abaheburayo, harimo Shifura hakaba na Puwa. Ngo maze Mose akimara kuvuka baramureba, baramwitegereza, abona n'umwana w'igikundiro, n'umwana ufite uburanga. Ariko barareba buri buryo bamuhisha. Nibwo nyina yamujyanye amubana mu nzu, bugeze abona ko atazakomeza kumubana mu nzu, ngo amubohera agatebo, agahomesha ubushishi, agashakira n'umupfundikizo. Maze yigira inama bugorobye, ngo aragenda amushyira mu gikangaga. Yesu natugire neza. Kumushyira mu gikangaga si uko yari amwanze, yari yagerageje uburyo bwose bwo kugira ngo azarusheho gukura, nubwo nta makuru yari amufiteho, ariko biranga. Ngo hanyuma ngo ku wundi munsi banayoka byara abahungu n'abakobwa bayubaha. Witeza umukobwa wa Farawo, umukobwa w'umwami, iramubwira ngo namanuke ajye ku mazi, ajye ku ruzi, ngo ajye koga. Yesu natugire neza. Iwase umukobwa wa perezida cyangwa umwana wa perezida asize za pisine, asize amadushe meza, arimo amazi ashyushye n'akonje yose akenewe, ariko akumva ijwi rimubwira ngo wa mukobwa imanuka ujye ku ruzi ujye kogayo. Ngo maze ngo aramanuka, amanukana n'abaja. Ngo akigera ku nkombe y'amazi, ngo akubise akajisho hirya mu mazi, mu rukangaga, ngo abonamo akantu k'agapaniye, abonamo akantu k'agatebo. Yesu natugire neza. Icyatumye areba hariya hirya, icyatumye areba muri kiriya gikangaga, ni Kristo, ni Imana, ni wa mugambi Imana yari ifite kuri Mose, ni wa mugambi Imana yari yararebye mbere, ibona ko izihagurukiriza umuhanuzi muri bo, izihagurukiriza umucunguzi muri bo, akazabacungura. Yesu natugire neza.
ngo maze Mose akimara kuvuka yagiye muri ako gatebo, ngo maze uriya mukobwa wa Farawo akimara gutumayo umusha, ngo agatebo ngo agiye ngo arakazana, ngo baje akazanye, ngo bapfundiye basanga harimo umwana mwiza. Umukobwa wa Farawo ngo amurebye ngo amugirire imbabazi, ngo aravuga ngo ariko uyu ni umwana wo mu Bisirayeli, ngo uyu ni umwana wo mu Bisirayeli. Yesu natugire neza. Bene data bavandimwe, muri uyu murimo ibyo twikoza byose, ibyo wikoza byose, nubwo ugenda ubigoreka, ugenda ubivangavanga, ariko barakuzi. Nubwo usambana bazi yuko uri umuririmbyi, nubwo wiba bazi yuko uri umunyamasengesho, nubwo uri umusinzi bazi neza yuko ujya mu rusengero. Ibyo ukora byose ukabikora wihishe mu maso y'isumba byose, ugaragara nk'uwambaye ubusa. Nubwo witotomba ukivovota ukavuga ngo Imana itinze kuvuga, ngo Kristo atinze kuza, ariko umenye neza yuko Kristo naza aho azagusanga niho azaguhembera. Mwene data muvandimwe, menya umwanya urimo n'igihe ukwiriye kubamo, hanyuma ugaruke. Numara kugaruka ubwira Imana ibyo ati noneho ndagarutse, ndashaka kubana nawe. Hanyuma Mose abaho ngaho ajya kurererwa ibwami. Akimara kugera ibwami, hanyuma umukobwa w'umwami aravuga ngo se ndakura hehe umurezi, ndakura hehe uzita k'uyu mwana? Yesu natugire neza. Uwo kwita ku mwana, hanyuma ngo abazi baravuga ngo ariko hariya twakubonera undi muntu wo kumwitaho. Yesu natugire neza. Maze muri uko gutoranya haragira n'ubundi hazanye nawe umwana, kubera umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni muremure kandi ni mugari. Umugambi w'Imana ntabwo wawurondora. Umugambi w'Imana ntabwo wowe wabona yuko nta bisubizo ushobora kubona, ariko Imana ifata ibidashoboka ikabikura nk'ibishoboka. Ngo maze nyina w'umwana araza akajya yita kuri Mose, yamuherezaga ibere yihishe, kuko ntabwo Mose uburyo yari yavutse mu bushake bw'Imana, Imana imufiteho umugambi, ntabwo yari kwiyandurisha amashereka y'Abanyegiputa. Yagombaga konka amashereka ya bene wabo kandi yoza amashereka ya nyina. Ntabwo yari gufata imico y'ab'ibwami kubera ko baterekeraga bakanabandwa. Mose yagombaga gukurana uburere bw'ubwoko bw'Abisirayeli. Yesu natugire neza. Mose nawe buriya yabayeho mu gushaka kw'Imana. Mose yabayeho mu gushaka kw'Imana, kuko Imana niyo yari amutoranyije, yavuga ngo ni wowe uzanshungurira ubwoko bwanjye. Yosefu nawe yabayeho, yagiye kugurishwa muri Egiputa kugira ngo ajye gutegurira umuryango we kugira ngo uzaze umusangayo. Ibintu byose rero bitubaho kubera ubushake bw'Imana, bitewe n'icyo Imana ishaka. Ngo Mose maze arakura, amenya uko ibwami bitwara, ariko amenya n'ibyo bakora, amenya ibibi n'ibyiza. Ariko Mose amaze gukura niyatekereza neza yuko akwiriye kuba iwabo. Ibyo byose yakuriyemo
uwabivugaga ni Sitefano avuga uburyo nawe yanswe. Uyu Mose yari kuzaba umucunguzi, ariko abo bavukana hari umunsi wageze Mose ngo arimwe atembera, ngo aragenda ngo asanga umunyegiputa ari kurwana n'umwisirayeli, ngo hanyuma ngo Mose ngo arabakiza, ngo akimara kujya kubakiza ngo umunyegiputa arapfa. Amaze gupfa ari we umwishe, ngo amuhisha mu mucanga arigendera. Umwisirayeli agenda, ngo hanyuma ngo ku kindi gihe Mose yongera gusanga umwisirayeli arwana n'umwisirayeli, arababwira ati ariko mwabavandimwe mwe murapfa iki? Murapfa iki? Maze ngo umwe ngo aramusubiza ngo mbese ngo ninde wakugize ngo umucunguzi wacu, ninde wakugize umucamanza wacu? Urashaka kutwica cyangwa urashaka kunyica nk'uko wishe umunyegiputa? Mose arabyitegereza, amaze kubyumva yumva ko batangiye kumurwanya, ahitamo guhunga. Yesu natugire neza. Mose arahunga. Yosefu naye baramugurisha kubera kumugirira ishyari, kubera za nzozi yarotaga, ariko Imana yabanye nawe. Mose nawe ngo arahunga, ngo ajya kwa nyirarume. Akimara kujya kwa nyirarume ngo abayo. Amaze kubayo, mu kindi gihe arongera, Imana aragiye intama, ngo marayika w'Uwiteka ngo amwibonekere ari mu gihuru, ngo kiri gushya kiri kwaka nk'umureko n'igikongoke. Ngo Mose ngo atambikishwa no kujya kureba, ngo abana akimara gutambika ngo ijwi yaramubwira ngo yewe Mose Mose, ngo kwetura inkweto kuko aho ngaho hagaze arahera. Mose niho yahamagariwe, hanyuma gukwetura inkweto n'ukwihana. Maze ngo arihana, kubera ko nubwo yagendaga arekora umurimo, nubwo yagendaga ibyo yavugaga byose, ariko yari afite icyaha. Yari yarishe umuntu, yari yarishe umunyegiputa, ariko ntabwo aryo yasaba imbabazi. Ngo hanyuma ngo akwetura inkweto, hanyuma ngo arongera arihana. Abona kwegera aha hantu, amenya uburyo Imana imushakaho. Hanyuma uyu ni Sitefano wabibutsaga yiregura mu rukiko. Ni ibitangaza yababwiraga. Ngo maze yongera kubabwira ku murongo wa 51 yuko abibutsa uburyo barenganyije na Yesu Kristo. Yabwiye uburyo barenganyije Yosefu, ahabwiye uburyo barenganyije Mose. Ibyo byose abivuga kugira ngo yumve ko bamureka. Maze ibyo byose ngo bazubiranwa n'uburakari, ngo batangira kumuhekenyera amenyo. Hari aho babwiye, amaze kubabwira arabemeza kubera kwiregura koko yari mwuka w'Imana. Ngo maze undi munsi ngo batoranya ngo abagabo ngo baze bamushinje. Abagabo baza kumushinja ibinyoma, ngo bavuge yuko asuzugura amategeko ya Mose, ndetse ngo akavuga yuko azasenya n'urusengero, azasenya hera, ngo kandi ko azakuraho amategeko. Reka nkubwire mwene data, hari ibyo wakuvuga, niba wakuvuga ntabyo wagizemo uruhare, uzishime. Ntabwo ari wowe wenyine ubanjirijweho kuvugwa, si nawe wanyu, kuko intambara n'ibigeragezo biracyahari. Ngo Mose Sitefano akimara kuvuga ibyo, ni igihe ari mu rukiko ababwira amateka yabanzwe, ngo hanyuma ngo bamuhekenyera amenyo kubera ukuri ababwishe. Bene data bavandimwe,
mwongere mumenye yuko icyo mwahamagara ari ukubwiza abantu ukuri kandi mugakiranuka. Ngo maze abari bicaye aho ngaho bari batumbiriye Stefano uburyo yireguraga, ngo babona ngo yuzuye ubwiza, isura ye ngo irasa nk'iy'Imana, ngo ndetse ngo niya Yesu Kristo. Haleluya. Ngo baramwitegereza uburyo yari yashize amanga, uburyo yari ari kuvuga atuje, uburyo yari ari kuvuga hamanya na Mwuka Wera, ngo bamubona n'ubwiza busa n'ubw'Imana na Yesu. Ariko kubera yuko bari bamushinjije, kubera yuko Sawuli nawe yari ari kurwanya itorero, yari ari mu gihe cyiwe, bakomeza kuvuga ngo niyicwe. Ngo maze kubwo kwica amatwi kwabumvaga, ngo nuko Stefano ngo yubuye amaso, ngo abona ijuru rikingutse. Haleluya. Ntabwo ari ikuzimu hakingutse, hakingutse ijuru, kuko ijuru niryo ryakira abakiranutsi. Nta mukiranutsi upfa arasinzira. Ngo nuko maze abantu bose ngo batangira bakurubana Stefano, ngo bamujyana inyuma y'umurwa nk'aho ari ikivume, nk'aho ari umunyabyaha, ngo bamujyana inyuma y'umurwa, ngo maze bamutera amabuye. Ngo maze Stefano akimara guterwa amabuye, ngo arapfukama, ngo ararama, avuga ijwi rirenga, aravuga ati, Data, ntubabareho icyaha kuko batazi icyo bakora. Mana, ntubabareho icyaha kuko batazi icyo bakora. Mana, banyica, ntubabareho icyaha kuko batazi icyo bakora. Nawe ubwira Imana, uyibwira uti, Data, abanyanga, Data, abandwanya nta ruhare nabigizemo, Data, bamvuga ntacyo nakosheje, Data, abantega ibico ntacyo nabahoye, Data, bandoga ntacyo nabatwaye, Data, banyiba ntacyo nabatwaye, Data, bangambana ntacyo nabatwaye. Ntukababareho icyaha kuko nabo sibo. Ujye ubasabira, ngo ubasabire neza, ngo kubasabira amakuba n'ibyago, ngo kubasabira umuvumo, ahubwo ubasabire kurama no guhinduka, kugira ngo bazarebe uko Imana igutabare, uko Imana igutabaye, bazarebe imigisha Imana iguhereje. Rero tekereza neza yuko niba aba batubanjirije batarigize bakundwa, na Kristo wahagije abantu benshi akabakiriza abarwayi ntibamukunde bakamubamba, ba Stefano, ba Petero, ba Yohana, uko yaturushaho gusoma, wewe wari wigera wenda ugaburira n'akagari kose kugira ngo bagukunde? Yesu yaravuze ngo uko bagenje abahanuzi, namwe niko muzagenzwa. None se ko mucitse intege, murava kuri Yesu murajyaye ko Yesu ariwe ufite amagambo meza y'ubugingo? Nabibutsaga mbabwira ngo mukwiye kugira ibiranga wahamagariwe inshingano. Niba ugiye umenye yuko ubwo ntabwo wari mu nshingano, ntabwo wigeze uhamagarwa. Niba urambiwe, nta muntu wakarambiwe yarahamagawe. Ntabwo ukwiye gucika intege kubera ikigeragezo ufite kandi warahamagawe. Erega ishuri urimo
niryo ugezeho. Wisakuriza abandi banyeshuri. Abandi banyeshuri nabo bafite ikizamini bari gukora. Utari ku kizamini aracyari kwiga. Utari kwiga ari mu gusubiramo. Wowe ishuri urimo cyangwa ikizamini urimo, itwararika utazatsindwa ugasibira cyangwa kimukirukanwa. Bene data bavandimwe, iki gihe turimo nimube maso, nanjye mbe maso, kugira ngo dusabirane, kugira ngo tuzahabwe ingororano ubwo Kristo azabaje gucyura itorero. Ndagusabira kugira ngo ugire ibiranga uwahamagariwe inshingano. Muri uru rugendo harimo abantu bari mu nshingano atari izabo. Hari abitwa ngo n'abapasiteri bisanzemo kubera ibyo batanze. Abitwa ngo n'abadiyakoni n'abadiyakonikazi bisanzemo kubera uko babona, ariko ntabwo ari ku Imana babona. Ariko niba uri mu mwanya wahamagariwemo, ugumemo neza kandi ukore neza nk'utegereje shebuja kugira ngo azamuhereze ibihembo. Kandi nitutagwa isari tuzasarura, kuko Kristo yasize avuze ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka, niwe uzakizwa kandi ngo niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Iryo gari ijambo boneyeho gusabira umugisha abazaryumva ndetse bakaryumvira, kugira ngo bazahabwe umugisha n'Imana. Kadusenga Imana n'ubundi. Data wa twese, urera kandi urakiranuka, iri ryari ijambo ryawe. Uko bagenjeje Yesu bakagenza ba Petero, ba Stefano, bakagenza izindi ntumwa n'abahanuzi, natwe iyo nzira tugomba kuyinyura. Dushoboze rero twambika imbaraga zo mu gihe cyane zo mu gihe kiri imbere. Abarengana bari mu kaga, indushyi, abaremerewe, imfubyi n'abapfakazi, Mana nubagirire neza kandi ubahagurukize abandi bantu bo kubitaho, kuko abandi bamaze kubata, bamaze kubasiga, basigaye bimenya ubwabo, ntago bakimenya umukumbi. Ariko Uwiteka nuhembura itorero ryawe, wongere wambike imbaraga za Mwuka Wera buri wese ugushakana umwete n'umutima ukunze. Herekeza ijambo ryawe rero abazaryumva kandi bakaryumvira bazahabwa umugisha nawe, kandi umugisha mbasabiye Mwami nuwo kuzakubona ubwo uzaba urushijeho kwemba itorero, kugira ngo tuzafatanye n'ibizima, tuzafatanye n'abakuru, tuzafatanye n'abakerubi, tuzafatanye n'Imana na Mwana na Mwuka Wera kuguhimbaza. Nuganze rero tugusabye bikeya nk'umwana w'umuntu, ariko ibidukwiriye byose waryo duhana abera bose n'abakwizera, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.